Yesu nashimwe cyane. Mana data turagushimye, turakunezerewe cyane kuri mwiza kandi ubere mwiza kwinjya kwizera bose. Izina ryawe shyirwe hejuru, gitariki sinzwe n'amahanga, mukozi wasanzwe umukoresha. N'ubu uyu mwanya nyurira muri we, maze umukoresha iby'ubutwari mu gihe cye, kandi kubw'ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye kandi itangaje. Turamusabye turamusengeye kugira ngo imbaraga n'amavuta bibe ku buzima bwe, kandi dusengera n'imitima yose igiye kwakirira ijambo kugira ngo dukurwe hano dushyirwe ahandi kubw'ijambo ryawe. Rirarema, rishyiraho ibitariho bikajyaho, imisozi ikayikiza igahinduka ibibaya, ndetse ibigaragara nk'ibikomeye bihindura ibyoroshye. Urima no mu ijambo ryayo byose bikaremwa. Uyohereza umwuka wawe byose bikaremwa. Ugira icyo uvuga kigajyaho, kigitegeka kikakwitaba kikaza. Kandi kuko tuzi neza ko mu ijambo ryawe harimo byose, natwe tubyakiriye kubw'ijambo ryawe. Urakarama mwungeri mwiza, imbaraga mbi n'abadayimoni nibatsindwe, ntekerezo mbi zose zisinzire guhwera, ahubwo habeho umutima kuzamuka ukakira iby'umwuka w'Imana yagambiriye ko twakira, kandi biduhesha umugisha kandi bigahesha Imana yacu icyubahiro. Tugukomeye amashyi tugukorera ubwatsi, kandi twakira umukozi wa mwiza Yesu umwami wacu. Amen. Barke sana. Mwiriwe neza, muri amahoro, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Dushimiye Imana kuko duhawe uyu mugoroba, tukaba tubaye imbere yayo n'imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turashimira ubuyobozi bw'itorero butuzirikana bukanatwemera, kuko batatwemeye ntibaduhamagara. Ibyo turabibashimira. Tunabashimira ko bakunda gushakira intama urwuri rwiza kugira ngo abantu bige, kugira ngo intama zitapfa kuba ahabonetse hose. Namwe mwese ndabakiriye, Imana ibampera umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21 umurongo wa 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21 umurongo wa 6. Biravuga ngo arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen. Reka turangize mu gitabo c'Abami ba kabiri, ibice 6 umurongo wa 1. Abami ba kabiri, ibice 6 umurongo wa 1. Biravuga ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatobera hato. Noneho turakwinginze, reka tuje kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti, twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati, nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze, emera kujana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti, agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, isingire. Arambura ukuboko arayisingira. Amen. Dusomye harehare, ariko ngira ngo mwumvise ko ndi n'umusomyi mwiza. Muja mwumva tuvuga ngo nibadufasha, hari mukagira ngo biratugoye. Tuba tugira ngo dusangire uyu mugisha. Bene data, n'iby'igiciro kuba imbere y'Imana. Guterana nta na rimwe kuzangana no kudaterana. Ntibazakubesha. Ntiduciriye urubanza badaterana kuko haba impamvu nyinshi zituma tutaboneka.
ariko nibura bazemere ko hari umugisha w'abateranye kuruta abatateranye. Njya nkunda kuvuga ngo iyo turi imbere y'Imana hari ubwuzuzu ufite n'intege nke mu mubiri. Bavuga bati duhaguruke kuririmba ntibizi, bavuga gusenga rimwe na rimwe n'amagambo akabura, sinzi ko mubyemera. Bigisha hakabaho umwigisha ahanika abantu ukumva isomo ryagusize, bigasa naho uwo munsi uvuga uti none se nkuye mwikuye umunsi ko nsa n'uviriye mwaho. Ariko ngababwira ngo nuje gusenga bene uwo munsi uzubwira Imana ngo nta bintu bihambaye nakoze, nta n'ibyankozeho byinshi, ariko je droit kuri jeto de présence. Nari mu materaniro, buryo umudepite wateranye niyo nta gitekerezo atahana jeto de présence. Ntabwo bagendera ku bitekerezo, bagendera ko umubiri wawe wari uhari bakubonye. Je ubwira Imana ngo ariko nari mpari, nari nasaraye sinabashije kuririmba, basenze bategeka abantu gupfukama, romatizm nishenje nicaye, nta gasuzuguro karimo, ariko icyo wemeranya nanje genda urebe ubifilime narimo. Ubwira Imana ngo icyo naco kimpembere. Amen. Baduha iri jambo tugiye kuganira, ijambo ry'Imana ribareshya uko bukeye. Uzi ko bakubwira ijambo wasomye wasurinye muri Bibiliya, warisubiramo ukagira ngo ni uwo munsi wa mbere urisomye. Utese nsurinya ha ibi byarimo byaje none. Nicyo gituma Imana itaje imenyerwa, ndetse reka mvugo nziza, Imana ntije imenyekana ngo uyirangize. Uzakubesha ngo yarayimenyera arangiza, ntiyigeze amenya n'agace gato kayo. Kuko uwayimenye niwe uhora ashaka kuyimenya, niwe wumva ko atayizi. Imana ntije ihinduka, igira nawe idahinduka. Ntihinduka mu miterere yayo, nature. Imana ntihinduka mu mahame, ibyo yavuze nibyo, ibyo yabwiye Aburahamu nibyo kuri twe. Ariko Imana ihinduka mu shusho. Uko yaniyeretse uyu munsi siko iri bwiyereke uriya, uwundi wateraniye ahandi siko iri bumwiyereke, ndetse nanje ejo izanyereka mu yindi shusho. Mwibuke ko Yohana yabaga mu gituza cyayo imyaka 3, muri make yasaga n'uyizi. Yohana yarazi nuko Yesu ahumeka. Umuntu uri mu gituza cyawe imyaka 3, Yohana yashoboraga kubona n'intoki za Yesu akamenya inzara ze. Siko bimeze. Ariko umunsi amubona ari kuri Patimo, Bibiliya ivuga ngo mwikubita imbere nk'upfuye. Ni ukuvuga ngo yabonye undi utari wa wundi yabaga mu gituza. Hari indi shusho Yesu yajemo kuri Yohana. Iyo ugiye kumumenyera rero aza kwereka ko wamwibesheho atari uwo gusa, nuwo n'uwundi, kuko arahinduka mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo nuko gendana na Kristo nk'umutoza mukuru. Kugendana na Yesu nk'umukoca, nk'umutoza mukuru. Ubwo tuvuze mukuru, hari n'abatoza bato. Amen. Muri ministeri ya Yesu niwe mukoca, niwe mutoza mukuru. Kandi abatoza bato hari aho bazabagera bakananirwa, icyo gihe nabo bakiyambaza umutoza mukuru. Yesu niwe mutoza mukuru. Abatoza bato naba bashumba bari imbere, nibagira ibibananira baje bihugikana Imana, bakavuga ngo ibi byanze, ngwino wowe mutoza mukuru, menye uko bigenza. Abatoza bato abigishwa bari muri iyo groupe basengeye umuntu utewe n'abadayimoni biranga, barinda umutoza mukuru. Ngo ashikara babwira ngo uyu yirukanwa no kwigiriza, ngo ategeke dayimoni arasohoka. Hari haje umutoza mukuru. Abisirayeli babwiye Musa niwe wari umutoza muto, baramubwira ngo turashaka inzara iratumara, turashaka kurya. Ngo abura habagaburirira, abwira umutoza mukuru. Aravuga ngo wantumye ndagira stoke. Bagejeje ubwo bashaka inyama, nta abattoir mfite. Aba bantu ndabahiki. Imana ngo imanura amanu. Na Mose ubwe ngo arayiyoberwa. Buriya manu ni ijambo ry'Igiheburayo.
ribaza ngo iki ni iki. Abaheburayo ngo bakadutora bakabaza Musa ngo iki ni iki. Manu nico bibaza, manu. Na Musa nawe ntayarazi icyo ari cyo, nawe ngo agatora kamwe akihugikana Imana, nawe ngo akayibwira ngo manu. Bambajije simbizi, niwe mutoza mukuru. Imana yamusubiza nawe akabasubiza. Petero aha dusomye ni ku nyanja ya Tiberiya, abandi bayita inyanja ya Galilaya. Muzi ko Yesu amaze gupfa hari abashatse gusubira mu mirimo yabo, baravuga bati ministeri irarangiye. Kandi Yesu ngo abahamagare akareba icyo wakoraga, agashaka ko ari cyaramforsa. Akabwira Petero ngo uri umurobyi w'amafi ariko uzaba umurobyi w'abantu. Verbe iracyari ukuroba style. Uri umurobyi w'amafi ariko ndaguhindura umurobyi w'abantu. Bukeye ngo bari kuri iyi nyanja barasubiye mu kazi, bagenda ari barindwi. Uyu munsi hariho Petero, Bibiliya irabavuga amazina yabo, ariwe Simoni, hariho Toma, hariho Nataniyeli w'Ikana y'i Galilaya, hari bene Zebedayo, ubwo ni Yakobo na Yohana. Biravuga ngo n'abandi babiri bari barindwi. Ariko ngo baraye baroba ijoro ryose ntibagira icyo bafata. Kandi muri bo murobyi ntiyari Petero gusa, na bene Zebedayo bari abarobyi. Ni ukuvuga ngo yari timu irimo abarobyi benshi, mu buryo umwe yogira akamuhuga undi akamwibutsa ati hari n'akandi tuja dukora. Ariko experience hari igihe zifata zero done, bija bibaho. Kandi Yesu akabikorera kugira ngo mumwiyambaze. Umutoza mukuru ngo araseruka. Ijambo rya mbere ritangaje ngo aserutse bose baramuyoberwa. Umve ko irya twavuze ngo Yesu azahinduka. Ibaza abantu bose babanye nawe, habura ukeka nibura ngo avuga ati ndabona igike basa nawe, baramuyoberwa. 1. Icya kabiri ngo babaza ikibazo, ngo arababaza ngo bana banje mufite icyo kurya? Ndabakunda. Bivamo baravuga ngo ntacu. Ubundi umuntu utazi tuje upfa kumumeneka inda. Umuntu undi mwahura n'umuntu ku muhanda ngo akubwire ngo mu rugo mwariye ngo uvuge ngo twaraye tutariye, ntibishoboka. Akenshi abanyarwanda twihagararaho, baramubwira ngo ntacu. Mufite icyo kurya? Ntacu. Kandi iyo ntacu ntibasubiranamo ngo bazimurirane, ngo bavuge bati twagikurahe na Petero amafuti ye yagize, dore bene Zebedayo, dore bazanye ubwato budafatika, dore urushundura rurimo amakosa. Ntaco entre. Yesu azashaka ngo ibitagenda tuvuga ngo ntibigenda, tugarukiraho tukavuga ngo impamvu ni abaririmbyi, impamvu ni abashumba, impamvu ni abamama baha, vuga ngo nta kindi mo byanze. Ibitagenda si bari, ibitagenda ni wowe, ibitagenda ni jewe. Ngo arababwira ngo nimuhindure uburyo strategy, ngo muterere urushenga cyangwa file urushundura ngo iburyo. Ariko nariko nibaza iri joro ryose iburyo bo ntibari bahageze, bari bahebuye batageze iburyo. Icya kabiri, uyu mugabo ugiye kubigisha kuroba agira seve yo kuroba, Yesu yigeze aroba iki? Umutoza mukuru ndaje agishwa impaka, ndaje agishwa ngo bararuhindura sans discussion sans commentaire, barutera iburyo. Bibiliya nkunda ntivuga ngo barurukije rukiriyo, ngo bakwege bakumva rwanze kuvayo. Kubera iki? Ntiharobye file, ntiharobye urushundura, harobye umutoza mukuru. Burya ijambo niryo rije rikora. Niba nakurambika w'ibiganza ndukaza uvuga ngo ariko ibi bibanza ngo ubundi ngo birimo n'amadeni y'amafaranga, ngo ibi biganza ngo ejo bundi byararwanye, ntihajakiza ibiganza, hazakiza izina. Ibi biganza byatiriye umutoza mukuru yaje.
ngo ubwato burabananira, urushundura ngo rwanga kuza, ifi ngo ziba nyinshi, ngo baramumenya bati ni ukuri ni Yesu. Haleluya. Ndagenderera iki kintu cy'umutoza mukuru. Bene data, haragiye umutoza nubwo yoba umuhanga umujana muri kariyeri itariye. Ubu dushatse utoza abacuranzi tukazana umutoza wa Rayon w'umupira, ni umutoza ariko udahuye na domaine yo gucuranga. Suko bimeze. Umutoza aza muri domaine ye. Yesu yaje muri business y'ijuru. Yesu yaje mu mugambi w'Imana. Yesu yaraje ngo atubere umutoza. Kandi inzira z'umutoza utozwa ntazamenye iyo biva niyo bisha. Azatangira ukagira ngo yabiyobewe, ariko wabaza icyo azakugezaho. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ngo ni murobere iburyo. Iburyo bivuga iki? Hariho ibice byinshi nari nanditse ntobasha gusoma uyu mwanya. Iburyo ijambo rya mbere bivuga position de force. Urebe itangiriro ibice 48 17 ugeze ku 19. Itangiriro 48 17 ugeze ku 19. Biravuga ngo Yakobo arimo hesha abantu umugisha buzukuru bene Yosefu, ngo abushanya amaboko uko iburyo gushyira ku muto, uko ibumoso ku mukuru. Ngo papa wabo aravuga ati wibeshe, aba bana banje niwe mukuru uri gushyiraho imoso, kandi umukuru bundi niwe mutware. Ngo aravuga ngo yasika umwuka w'Imana yambwiye ngo nawe azakomera, ngo ariko muri umuntu azakomera kurushaho. Position de force ni mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Hari ahandi bivuga ngo yohereje ukuboko kwayo kw'iburyo, bishaka kuvuga Kristo. Business y'Imana ikorwa muri determination no gukora muri force. Imana ishimwe cyane. Buri uzarebe abantu bose bagiye bahura n'Imana bagiye bazamuka ku musozi. Siko bimeze. Ntabwo yabwiye abantu Musa we zamuka nguha amategeko, ntiyamubwiye ngo manuka nguha amategeko. Aburahamu zamuka utambe igitambo kuri Moriya. Eliya we genda ku musozi Karumeli. Bagiye bazamuka. Uwahisemo ikibaya n'umwe muri Bibiliya n'umugabo witwa Loti, ngo yabonye ikibaya, ngo ahitamwe ikibaya ngo Kinesi. Ikibaya n'ahantu horoshe kugenda, n'umukecuru azahagenda, n'uw'imbago yo irambika akagenda. Ubukristo bwo mu kibaya nibwo buriho ubu. Abantu barashaka ubukristo butazamuka imisozi, ubukristo bwo mu kibaya bworoheje, bwemera. Abagore babiri ufite amafaranga no batunga bapfa kuba utazabateza ishyari. Ubukristo bwo mu kibaya ntawe utobushobora. Nibwo Loti yahisemo ngo aje kwireta uruva, asanga atuye mu kagari gapakanye nabwo kitwa Sodoma ni Gomora. Kurobera iburyo ni ukurobera muri position ya force. Burya tuja gupfa tugapfa mu bitekerezo. Iyo dukonfesa esheke tuba turi muri esheke tutarayigeramo. Aramubwira ngo genda urobera iburyo. Uzi umuntu uja kuroba abanyabyaha ariko akagenda avuga ngo hariya ngo hari ico mpakura. Aho none ugiye kugira gute? Iyo confession ntabwo ari iburyo. Iburyo uravuga ngo barahava, niba atanahava ndasiga mbateye inda z'agakiza, bazabyara abana bazavayo. Ntabwo ngende yuze, ndasiga batwita agakiza, abana babo bazakizwa. Umutoza mukuru bene data, hariho ibintu bine mvuga ariko muzikira bibiri. Hariho ibintu bibiri tuja duhabwa n'Imana nk'impano. Utokwiga ngo ubone, utocuruza ngo ubone, utobona promotion mu kazi ngo ubone. Ikintu cya mbere ni agakiza. Bibiri zivuga ngo akikiza n'ubuntu bw'Imana. Icya kabiri ni abana. Abana si ubwenge, abana si amaryo, abana ni impano y'Imana. Ariko hakaba ibindi bintu bibiri byose impano, cyangwa nimba ari n'impano ariko Imana ibiduhera kugira ngo irebe ko tuyikunda. Ibi bintu bibiri vuze
ijambo rya mbere ni abantu. Abantu Imana iguhaye, abantu banye nabo, abantu mbagaze imbere, abantu nshumze, abantu ndimba ndi mudugudu nyoboye, abantu ndimba ari mwarimu abanyeshuri nyoboye. Abantu aba bantu ni umugisha, ariko kandi ni igipimo Imana izishaka kukubwira ngo urebe ko uyikunda. Dore icyo tuzadupfa n'Imana, tuzi imbere y'Imana tugasanga Imana yuzuye urukundo. Yabwiye kuva Abisirayeli ngo nzabaheka n'abana banyu n'abuzukuru. Ku Mana ntawe uzucuka, iziheka umwana ikamuhekana na nyina, ikamuhekana n'umwuzukuru we. Twese ntigira abuzukuru, twese turi abana. Njambo ivuga ni nayo mpamvu njambwira Imana ngo data. Abana banje ntibayibwira ngo sokuru, nabo bakavuga ngo data. N'abuzukuruza bazavuga ngo data, ntigira abuzukuru. Ikaduheka mu rukundo rwayo, tije dukura mu mugongo. Noneho twe twaje kuyitireta, ukavuga ngo ngwino Mana, ngwino twihererane, ndashaka kugira ibyo nkubwira, ariko sinshaka kuzana na John, sinshaka kubona Andre, sinshaka kubona Maria. Aba bantu barambangamira, ndashaka kugutreta nkonkoyeho abantu. Ni ngo kubwira umuntu ngo uzansura ariko ntuzazana abana bawe, nawe ntiyoza. Imana ikakubwira ngo aba ba John na Andre urimo wanga, sinshobora kubakora mu mugongo, ndabakunda. Nimba rero ushaka kumbwira ko nkunda, nkundana nabo. Uti kandi batazabishura amadeni, uti kandi batazabaterana, uti baterani wowe ariko bateranye mu mugongo w'Imana. Imana iravuga ngo mbafite mu mugongo. Uti kandi badakizwa cyane, ati mu mugongo ngira paruwasi y'abatarakizwa cyane. Uti kandi ati nabanje, none ntundaza ngo ubigizeyo. Utariko nashakaga kukwigizayo, waje kuyigizayo ikabakurura ikabazana, waje gusenga ukabona niba uhayibona. Imana nuko ni rugero rumwe Imana ije duha kugira ngo imenye ko tuyikunda, nuko tuyikundana nabikunda. Icya kabiri, Imana izireba ko tuyikundiraho ni igihugu. Imana ireba igihugu ihaye abantu ko bagikunda. Imana ikamenya ngo nanje murankunze kuko nije wakibahaye. Nugaye igihugu ugaye wakiduhaye, nudakunda igihugu tukunda watanze iyo mbano. Kandi wibaza impamvu ari wowe wagihawe, hari abandi bacifuza gukunda igihugu. Ni indikateri yuko ukunda Imana. Iyo utakivuze neza tumuvuze Imana neza. Ivyo ni ibintu Imana izidutestingiraho ikareba. Ariko turebe n'akamaro ko kugendana nayo nidushaka, niho duhagarara umwanya gira tuzasoza. Mu gitabo cy'Abami, iyi nkuru ndayikunda. Abantu b'abahanuzi bagiraga amashuri 5, akagira n'abadirekiteri, ibigo byose bigira babiyobora. Siko bimeze no mu Rwanda, bakayagira. Sinshatse kubijamo naho byanditse birateguye. Abi Beteli, iki kigo cyayoborwaga n'umuhanuzi witwa Elisa. Tuko pamoja, turi kumwe. Elisa ngo umunsi umwe abana bamubwira igitekerezo cyiza. Baramubwira ngo teacher, mwari, ahantu tuje tuzigana nawe urabibona. Twemerere tuje gutema ibiti, tuze twagure sale twubake. Ngira ngo umwana watanze igitekerezo ni kizima, kose nta wakinenga. Tugiye kubaka twagure. Ngo arababwira ati ni mugende, agahusha ndakabahaye mu yindi mvugo. Umwana umwe ngo aravuga ngo twemerere tujane. Kujana n'umukoca bigira umumaro. Nuja kwirukana abadayimoni usize umukoca, nutabirukana bazakwirukana, nutabaniga bazakuniga. Erego icubahiro cyacu n'umukoca iyo tugendanye nawe. Umwana ngo aravuga ati tugendane. Elisa ngo aravuga ngo yego ndaje. Bafata ishoka. Ese ishoka murayizira? Abanyamugi ntibazishoka. Ishoka nyine mwibonera amakara barayatwitse ariko ntimuzishoka. Wenda bamwe barayizi. Ngo baja gutema ibiti ariko babitema kuri Yorodani. Ishoka igizwe n'ibintu bibiri. Reka nibere umunyacyaro nimba ngira Imana nkabona undi wakibaye maranumva. Izigira igice kimwe bafata bita umuhini,
hakaba n'ishoka nyirizina y'icuma. Rimwe na rimwe ikica umuhini kiba ari n'igiti, ariko byamara guterana ntabwo babyita ishoka n'igiti. Ishoka iganza izina, igiti kikagenderamo. Niyo baje kuyitira ntuvuga ngo ndizi ishoka n'umuhini, kuko umuhini ujana n'ishoka. Hari ababyumva ubwo mwabisetse, ariko birambitse byombi umuhasi ikinini kigaragara ni umuhini kuko ni muremure, ariko byamara guhura ishoka ikaganza izina. Noneho umuntu arimo atema ishoka irashorokirwa mu mazi, bivuze ko yasigaranye umuhini uzira ishoka. Kandi iyo bitandukanye n'ubundi kigira agaciro n'ishoka, kuko umuhini ni igiti batema ikindi. Ibi bintu biracamo cyane. Ngo imaze kugwa mu mazi asigaranye wa muhini, ngo ahamagara umuhanuzi aramubwira ngo ngize ishyano, mbonye ibyago, iyi shoka iguye hari icyo ntari nababwiye. Yari n'intirano burya si yacu. Kandi burya umuntu waticyaho ukihangana ikintu cy'abandi haba kwitwararika. Iyi shoka ikibazo mfite nuko yari n'intirano. Ishoka yaguye mu mazi, abize fizike n'ibya pesantere n'ibindi bimwe ntakibuka, waba ukikuyemo gute niba ari kure? Umukoca na isomo ndarangije, ngo asubire inyuma aragenda atema ikindi giti ntazi ubwoko bwacu, ariko ubwo umukoca arakizi. Ndababwira iki giti ukuntu kiri special. Ngo arakizana, ngo amenye ko ubwo bwoko bw'icyo giti cya kabiri kitorara mu mazi n'ishoka. Iyo kirije ishoka izivamo, ishoka yamanuka cyo kikavamo, bigirana amafarakano ntibishobora kubana mu mazi. Ati rero iki giti ndakimanura kirukana ishoka. Uko cinjizaga agatwe ka mbere mu mazi, ngo agatwe k'ishoka karabaduka gatangira kuzamuka. Uko kimanuka sanse ziri contraire, ngo kije kwika hasi ishoka nayo ibiserutse hejuru. Haleluya. Ngo abwira nyirayo ngo yisingire. Umutoza mukuru, iyi shoka Bibiliya ivuga ngo umuntu yaremwe n'Imana, ariko aremwe ari ibumba ari itaka. Agaciro yagize ahumekerwa nk'umwuka w'Imana, ngo arakunda yitwa umuntu aba ubugingo. Umwuka winjiye muri uyu mubiri ni nk'umuhini. Ishoka n'Imana ni umwuka w'Imana winjiye ugahesha agaciro umuntu. Igihe twari turi Adamu, igihe hariya ku giti, igiti yari yarabujijwe kurya, n'iki ishoka yashorokeyeho, niho ubuzima bwatandukaniye, niho umuntu yapfiriye. Hasigara uyu mujunja w'inyuma, hasigara uyu muhini, ubugingo buracika biratandukana, ngo no gupfa uzapfa. Mu buryo Imana itari kimugenderera, yamugendaga imushakaho iki? Icaza rukuruzi yazaga ikurura Imana, wari umwuka w'ubugingo w'Imana, wari watandukanye n'umubiri. Relation yari yakatitse. Umukoca Yesu arasa, asanga isi iri mu kiborogo, asanga iyi mibiri ko iravuga ngo ubu bugingo bwashorotse n'ubundi si ubuvukanwa, ni ubugingo bw'Imana, si ubwa data na mama yambaye. Hasigaye iki kibiri, hasigaye uyu muhini, none nzoseruka imbere y'Imana nyibaza iki? Erega ubundi icyo duhuriyeho n'Imana, n'ubamanza muza mwumva ngo Imana izacira abantu, nuko yaduhaye kuri parti y'ubumana. Inyamaswa ntizizacirwa imanza, izangije ibyabyo, nta mwuka w'Imana bigira. Ibiti nta mwuka w'Imana bigira. Twebwe nitwe dufite ubugingo bw'Imana, ni twebwe Imana izabaza ibyayo. Araza umutoza mukuru, hari umuririmbyi wavuze ngo yavukiye i Betelehemu, ngo bikwira mu mahanga yose, ngo byageze nini wacu muri Kigali, ngo Imana ishinge. Araza ngo amare kuza, amenya bwa bwenge, atekereza ikindi giti kitazabana n'urupfu, kitazabana n'ubuzima buri mu kinyago. Igiti kizinjira mu mazi, ubuzima bukazamuka. Icyo giti cyitwa umusaraba. Bibiliya ivuga ngo aje gucikana, ngo mumva hari hamaze kuba imidurumbanyo, ngo abera barimo basohoka, baravuga ngo ntiyomanuka ngo turarane, nimubona muramwikije turazamuka. Haleluya.
Yesu araza, umwana w'Imana anyura ku giti cyitwa umusaraba. Cya giti kije guhiga ubugingo. Ubugingo burazuka burazamuka. Ubu dufite ubugingo kubera imbaraga z'umusaraba. Ninde wari gukora ubwo bwenge atari umutoza mukuru? Ninde wari kumenya strategy? Ninde wari gutekereza ko ubuzima twaburiye ku giti bwozamurwa n'ikindi giti? Ninde wari kumenya ko Yesu atomanuka ngo asanga abera bakibamo? Ariko kuzimu kuravuga ngo ubwo amanutse ni muri kuraba. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, ndagira ngo mbabwire aya magambo. Umutoza mukuru w'ubuzima bwawe ni Yesu. Kandi ntukazumuhisha ibitagenda. Ntukazumuhisha ibitagenda. Hari umuririmbyi uririmba akavuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ngo ibikubabaza nibigutera. Ngo arakunda kandi afasha abagize gute? Abashavuye. Azi ibyo twibwira. Ifi zari zabuze. Petero ajagera igihe akananirwa. Abanyamasengesho baza bageraho bafata ubusa bija bibaho. Abashumba baza bageze ubwo bofata ubusa. Ariko amahirwe turangajwe imbere n'umutoza mukuru. Iyo tuvuze ngo byanza azavuga ngo ndaje. Iyo tuvuze ngo twaraye gutya azavuga ngo ni muhumure ndaje. Haleluya. Ndaje. Dufite inshingano iremereye yo kuroba. Byanga tukabwira umutoza. Ariko twagerageje. Abakristo benshi, abo twita abakristo sinzi ko hari file yigeze bafata. Sinzi ko hari ubwo bafashwe. Ni nayo mpamvu batemera ko barobwe, nta wabarobye. Kuko kimwe kumbwira ngo n'umucumba naka, abarobyi baje kuroba ariko ifi zigasigara mu mazi. Ntabwo kuhagera kwabo kuzikura mu mazi zose. Hari n'izitibuka zigiye kuva mu urushenga rwacika zigatibukiramo zigasubiramo. Buriya ubuzima, igituma ubuzima buja bugora, bwafeirinze, bwananiranye igihe cyo kurobwa. Nese buka Petero ari kumwe na Yesu, ngo bakamubaza bati mumusorera iyi ministeri yanyigira imisoro ko mugenda mwogogoza urasora? Petero ngo akishima mu mutwe ati ntabyo dukora. Batubu ngo arazabwira boss ati batwatse imisoro. Ariko Yesu wakiranutse no mu misoro. Abaje bavuga ngo imisoro ngo ni iby'isi, none se turasorera ijuru tukiri mu isi? Arasora. Ngo ashitse Petero ati barampushije habari abahungu bari banishe. Aba bahungu bo muri Jericho Revenue Authority bari banishe. Bambazaga magitanse ko tuja dusora. Yesu ngo aramubaza ati ariko Petero ubundi nkwibariza akabazo turi twenyine. Ubundi umwana w'umwami arasora cyangwa imisoro itangwa hanze ni uyirya? Petero ati cyo cya kabiri nico cyari cyatari ko nijo ukibwa ati abahungu uko bameze nawe ntiwabasubiza gutyo. Yesu ngo aramubwira ijambo nkunda ngo genda uje kuroba. Umve, tavuze ati genda uje gucuruza. Tavuze ati kugurisha agasambu. Genda uje kuroba. Ngo ifi ya mbere ukuramo. It's terrible. Icyo gihe bakoreshaga amafaranga yitwa madrashmu. Ariko kubera impamvu z'amateka y'intambara, devaluation yarabaye, abifite bagakoresha amastasera. Hari ibihugu ndashatse kuvuga amafaranga azamanuka gashira, ugasanga ko barakoresha amadolari y'abanyamerika gusa kandi ntibipakanye na Amerika, ndetse ntibinabanye neza, ariko nyina yabo yarabashiranye. Nukuvuga ngo devise yari stasera. Yesu aramubwira ngo ugende urobe, ngo ukuremo stasera imwe.
nta nubwo ubona amadarashima yayandi adafite agaciro ngo ugende uyivunjishe dore ko bashaka ibidarashime byabo imwe gusa ngo irasora kuri timu yacu yose ariko ngo wabanje gukuramo ifi kubera iki iyo ivuye mu mazi ijipfa uyasamure ariko wasamuye ifi ikiri mu nyanja yakuriramo hari umuntu w'inshuti wigeze kumbwira ngo nimufashe ngo abakristo ngo ndibatanga amaturo ngo kandi ngo nabakire cyane ndetse bavuye mu mazi ati nubwo aracara yabo uragira ngo ifi nzima wavuga ngo ufite ifi ikiri muri muhazi washiraho amazi y'ubugari ngo uraja kurisha muri muhazi ubu waterura ubugari ukaja muri muhazi ngo ushiramwo n'umunyu muruzi uvuge ngo wari ifi wanazibona ubu ushatse nanje nazikugabira zirimo zijane zifite nyirazo ifi igira agaciro ariko yapfuye ifi ipfuye iruta ifi ijana zibona ariko mwari mwabona abamama bazi kuzikaranga ifi yapfuye umugabo azaje kwegera agakura mu ikaravate n'ikoti ukazubisigiriya ifi yapfuye mwayishyira ahantu abaciye hariya bakamenya ngo urugo ruri mu ifi rugasa n'ururimo umunyacubahiro ifi yapfuye igira igisa nayo nguko ko umukristo wapfuye amera nguko ko umukristo wapfuye yoroha nguko ko umukristo wapfuye atera pasitori ishema akavuga ngo mfite umukristo wapfuye Pawulo aravuga ngo saho gusa ngo mwabaye n'impumuro nziza kubakizwa wanyura mu bantu ugahumura neza igifi kigikanuye kiraguhumurira se cyahuye n'amavuta gihumura iki ibizi gusa zibijaga bisa nabi Yesu arababwira ngo mufite iki mufite icyo kurya baravuga ngo ntacu niba ntacu kandi mwaraye muroba nimushire iburyo hindura gusenga twige gusengera iburyo twige gusengera iburyo hari igihe tuje gusenga amasengesho agahinduka agacaca tukaje kurega abantu uriya azarya kanima uriya yanciye afite imodoka ntiyambara ifite uriya afite ibibanza bibiri nje simfite na kimwe uriya yavyaye abantu 8 nje nturampa umwana uriya murafiki va muri gacaca yavyaye abenti yavyaye abawe senga ubwira Imana utirefera ku bandi erega uri umwimerere uri ikinege ku Mana uri wewe wikwikompara n'abariya ahubwo nuko utabizi ushobora kuba baruta wifuza buruta bafite imodoka zibiri aho uzi ko ogeri wabo ugasanga barara no mu zumba bibiri uzi ko ogeri wabo ugasanga ntawe uzi konta y'uwundi uzi ko abinjiza imodoka zibiri mu ijoro bakarwana kabiri wewe wari ibijumba ugasinzira bugaca isake zikabika ntumenye amakuru ntihagira ukurya urwara ibyo se ntibibaho mu miryango yavyaye abantu 8 hafunzwe 4 abatatu mu ishuri bananiranye ababiri bagiye ko banyirarume kureba ko bogerageza ibyo wo bishobora ufite banyokorome se nawe ntuzi kutabagira Imana yaguteguriye byiza igutegurira heza igutegurira ubuzima bwiza igupangira byiza igihe cyose ukibona ibyiza mu bandi uracyafite ikibazo cy'ubuhumyi ibyiza biri muri wowe n'ibitaraserukura bitwite mu kwizera haleluya Yesu aravuga ngo nimwige kurobera iburyo haleluya nimwige kurobera iburyo haleluya nimwige guhindura imiyoborere murobere iburyo please hanyuma abandi bazavuga ngo uko byagenze kwa naka tuva mu kuma kuvuga ngo hari abanyanga ariko se ubundi ugira kontara ngo tuzagukunde ninde wakwandikiye kugukunda Imana iragukunda niyo yavuze ngo iragukunda
kandi nkubwiye ukuri nuko tutoja muri detaye hano nari kuguha ibimenyetso by'uko igukunda nanje mfite iby'uko inkunda ariko urukundo rw'Imana ntiruri muri biriya ruri muri bino ruri muri jewe Imana ni igitangaza tukazuyikompara n'ibintu njya mvuga ngo muzave no mu bitangaza by'Abisiraheli muje muyitekereza wowe wenyine ureke n'abandi ureke n'abashumba ufite ubuhamya uzi ukuntu uremye uzi guca inzara amaboko zamera zikamera ziresha zikangana nk'izifitanye amasezerano uzi ubona uko bimeze uzi gusinzira sanse zose ko eshanu zigapfa tubona ntiwumva turyoherwa neza umurambo byaje guhembuka byose bigahembukira rimwe byose rimwe tubanze ngo ubone ngo uvuge uti saa 3 amatwi nibwo nayo ari bukore saa 4 imitsi y'ukuboko nibwo byose bikabadukira rimwe uzi kubaho mu buryo utazi ariko mekanisme yawe iri managed n'Imana ikazivuga ngo ngeza aha uzi kuri agahinja k'Imana abafite uduhinja twa bebe niwo uzumenya igihe umuhindurira niwo uzumenya igihe umugaburirira niwo uzumenya igihe umuhagirira tiko kwivumbura ngo ariko watinze kunoza ko kazi ko nyina koza anytime kazi ko konsa afite gahunda niba ari 3 ku munsi arabizi reka nkubwire ngo uragahinja k'Imana ibyo itaraguha ntiyabibuze ibyo itaraguha ntiyabikwimye ibyo itaraguha si uko ikirimo ibishaka ibyo itaraguha ni uko ufite igihe izabiguhera abandi batabifite akaba ari wowe ubigira muri icyo gihe Mana ihabwe icyubahiro don't give up mwiva mu bintu witekereza ngo hanze biracitse abantu nibyo barimo ngo hanze biracitse hanze biracitse mu matorero biracitse mu bashumba biracitse mu miryango biracitse ni iwanyu bicitse abari mu gatuza k'Imana n'amahoro 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 abahuye n'umukoca mwiza ndantangazwa iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana Musho ndabukunda ubu butumwa pe uzugenda usoma buri gice kigira icyo cigisha sibyo ngiyemo sindi umwarimu w'inyigisho za teologiya y'amasaha ariko nkundi iyo ugeze ku gice cya 3 Yesu avugana n'umugabo witwa Nikodemo yari umwigisha w'amategeko Nikodemo yari umunyabwenge Nikodemo yari yaranditse yarasomye ibyanditswe Nikodemo yari sanse kuba umwe mu bosobanurira abantu izo batari gusobanukirwa ariko ngo ahure n'umukoca mukuru biramuvangira ayabirwa ibyo ari byo ariko wagera mu gice cya 4 ahura n'umugore w'indaya urumva wowe nta n'itegeko rimwe ntabyo yarazi kumutekereza na Nikodemo ni nk'isi zibiri kubumenyi ariko umugore w'indaya ngo amutegere aravuga ngo nukuri ndakumenya indaya imenya Yesu Nikodemo ayoberwa Yesu twasumvise indaya yahuye n'umukoca ikagira umugishigica igategera ikumva kwizera kuzanwa no kumva aravuga ngo aya magambo sinza numva n'undi muntu amena Petero nawe niko yavuze Yesu avuze ngo bazamurya batuvuga menshi tukihangana ariko ikico kameme tukurya se wisize akana kakabaje kirirwa kikoreye imbaho hano mu gacinjiro ngo turakurya ngo ugize gutya kerekereye ngo abaza Petero atese mwebwe timugiri wanyu ngo Petero aravuga ati turafite ngo arimo ngo ariko se twokuva tukaja he undi ati kuberike ngo ni wowe wenyine mu bagabo tuja twumva nabisomye mu gitabo kivuga neza ngo baramubwiye ngo ni wowe wenyine uzuterura ijambo ngo wavuga ngo tukumva ibintu by'ubugingo ko birava mu nzara z'amaguru ngo imirundo kumva ubugingo burimo ngo ukishima ubugingo ngo indikaba ubugingo ngo igituza ukarenga ngo ni wowe wenyine ugira ibinyabugingo bizabiturira nta wundi abandi bagabo bazi kuvuga nta wuzi uvuga iby'ubugingo ati none twosiga ibyo tukaja hehe
twosiga ibyo tukajahe. Ariko bene da tuze duhemurwa na sejuru y'imyaka 40. Bibiri zivuga ngo ni imyaka 70. Ubu hano hari abafite 50, hari abafite 60, hari n'abayirengeje. Asigaranye imyaka 10. Imyaka 10 habe no mu kimina baba bataragwa amafaranga. Imyaka 10 none umuntu asigaranye imyaka 10 ariko arasarangwa urajana n'isi uracagiye kusigaje intambwe zibiri. Mwaretse tukamenya uyu mugabo, mwaretse tugakunda iyi mfura, mwaretse tugakunda uyu mugabo, mwaretse tukamenya uyu mugabo. Aravuga ngo kuko ubivuze reka dutere iburyo, suko twumva amalogike, suko twumva hari ifi ziri iburyo, ariko zirazanwa n'ijambo ryawe. Yesu azavuga pole pole, gahoro kudatwaje. Tese yabitekereje ukumva wo bikira amazi. Muri biravuga ngo baramubwira ngo Lazaro ya nshuti yawe ngo ararembye. Sinza nemera abantu baze bakunda kuvuga ngo yakundaga Lazaro cyane kandi aho bari batandukanye hari ahantu h'ibirometero ngo 15 n'ahantu wogenda n'amaguru udafite n'imodoka. Baramubwira ari cecekera. Lazaro ntiyakubiswe n'inkuba, si imodoka yamugonze, agenda aremba petit à petit. Yesu ntiyaza. Iyo nshuti nyabuna ngo kandi ngo ikigaragaza ngo ko yamukundaga ngo nuko yamuzuye. Aho ngo amarese aje muri korari nyuma yo kuzuka muzamumva Lazaro yarakoze iki. Hari aho yabaye umudiyakoni, hari vuga butumwa, hari aho mwumvise ikindi gitaramoce titumuheruka bamukura muri serikeye kugeza asubiye kwijamo nubwo tutabimenye umunsi, ariko gayigiyemo. Hari uwo mwasanze mu Rwanda. Nuko ahubwo Yesu hari ibyo akora ku nyungu ye. Hari uwafata nka materiel didactique, yashakaga kwerekana ko umuzuko ushobora, umuzuko ubaho. Reka nzura kakagabo babonereho, bamenye ko kuzuka bishoboka. Nindagiza azogenda asubira apfe. Nico Yesu ashaka. Ngo bamubwire ngo ararembye. Yabanje wamba narabajije ndetse kwararibwa he nivyo tuzatu. Uzi ko duhora muri diagnostic tutari n'abaganga. Ngo none ngo kwararibwa gute ngo ni munsobanurire. Tazi na paracetamol cizivura. Ariko ngo ni munsobanurire. Ngo Yesu ntigeze abaza ngo kwararibwa ate. Ariko avuga ngo witonze. Aravuga ngo iyo ndwara si yo kumwica. Iyo ndwara se yayisobanukiwe d'abord. Yamenye uko ameze ngo iyo ndwara si yo kumwica. Le lendemain bati Lazaro yarenze. Twese nte tuja turwaza. Nyuma y'iminsi 2 bati kwaravuga difficile. Nyuma y'iminsi 3 bati noneho koreberwa abantu. Nyuma y'iminsi 4 bati noneho nagakoma n'icyayi ntakigenda. Nakayiko barimo bamuha amatara suko bigenda. Ararembera ubusa. Yesu yavuze ngo wivugisha mu ijuru bashinga icapa ngo iyo ndwara si yo kumwica. Niko Yesu yavuze. Agize gutya Yesu batarahwereye we. Arahwerera ubusa. Iyo ndwara si yo kumwica. Ariko uruvuzo bintu birimo logique abaze bavuga ngo ni mureke dutekereza cyane. Ese uratekereza cyane buke urabishoboye. Ngo dutekereze cyane ngo ikimana yenda kuvuga. N'abantu baravuga nti wumve ikimana yenda kuvuga wo cumva mama we. Umuntu arapfuye barahambye bakoze ikiriyo barakaravye ariko cyapa mu ijuru bati siyo kumwica. My Lord, can you believe ngo siyo kumwica ari manuka? Umuntu yonuka atarafa. Yesu ngo araza. Ngo ashika aravuga ngo Lazaro sohoka. Umubi nubaza ati ndasohoka nje ngo babonye kwagira guti. Arakata wa muhungu wa mugani w'abasore. Arakata Lazaro arasohoka. Kubera iki Lazaro yazuwe nuko Yesu yavuze ukuntu. Nyabuna musamba barire. Nuzaje gusenga uzubwira Yesu utivuga ukundu nushaka umbwira ibimbabaza ariko singenda utavuze. Vuga ukundu ukuvuze ndakwemera. Yesu azavuga ngo udatwaje ntagukangata. Ni muhindura urushenga mu rushiri buryo. Yamakomeza yerekerayo tiyaje no kubaza tese byaciyemo yarazi ko bicamo. Ico Yesu yavuze tuzacemere. Tuzacemere kandi igihe utarumva Yesu nicyo gituma tuzadutinda kumva abantu. Kandi abantu amagambo yabo ni imfunguri.
none baza bakubwira kuri mwiza business yagenda ngo kuva kakirakana ngo wabonaga kazokira wahomba ngo nibisi ngo nubundi sinzi aho byari byaravuye ngo kuva mu bwana bwe ngo wabonaga ntacu yakwigezaho la même personne siko abantu bateye imvugo z'abantu ni nkuruvu ni kamelewo ihinduka uko bibaye ariko uzuvuga ijambo akicecekera abantu bagapinga abandi bagapinguka bakemera ntibemere no mutoza mukuru kandi ndashoje ngiye kubabwira ngo kumungana nanje ndumushumba kandi mfite abakristo bake kuri aba bahano ariko hari abo ndazi kumenya simvuze fizike yewe na fizike hari abaje bamwe cyane akirwa simumenye ndakeka hano ho nimba bashumba babazi bakwiriye umudari wo kumenya abantu ariko nabo mvuga ngo nzi le physique ni bake twaganiriye nshobora kumenya nti Emmanuel afite iki kibazo mu rugo abandi ntabyo nzi ariko mureke mbabwire uyu mutoza mukuru azi umuntu azi umugabo kuruta uko umugore wa Musi azi umwana kuruta uko se na nyina bamuzi ni ukuvuga ngo afite classeur ya dossier yaje abaza bibesha ngo baratuvuga neza cyangwa batuvuge nabi ntaza yakira ayo madoni sezi yiwe ntizifungurwa izanyu ndiyo vuga ngo nari mfite fishe ngo ivuga ngo uyu muntu w'Imana arankunda njambibona ngo abantu baca inyuma ngo ariko twe tuza tubona kwanga iyo dossier ntiza yinjira reka Imana ikugireho dossier ubwayo igire n'iki kubwira abantu yabo majwi simvuze ngo ni mabi ariko umuririmbyi umwe yaravuze ngo kandi ijwi ryawe ngo rijarindutira ngo amajwi yose nja numva igituma riyaruta nuko yo yicara yihindura araririmba ariko ndakizwa ugira liste y'abakizwa wewe umutoza mukuru arahari kandi ejo wenda tuzabivugaho nzababwira isoko umutoza mukuru adukundira isoko atugiraho si isoko ry'ibyiza ni isoko ry'integeke azituziho ariko agashaka ngo twemeranye nawe kuko bijya bivuga ngo mu ntegeke zacu ngo niho imbaraga zikorera ni ukuvuga ngo iyo twemeye ngo dufite integeke burya isoko ry'amaresitora ni inzara uwo kuraho inzara aba amaresitora bose babahombye bubakiwe n'inzara amaklinike yubakiwe n'indwara twese twokira hari wosubira kuja kwirirwayo isoko y'urukundo rw'Imana ni amafuti yacu ariko agashaka ngo tuyemere turesiste ukavuga ngo ntacyo nshoboye akavuga ngo nari mfite isoko nari mfite imbabazi nari mfite imbaraga mbonye ikinogo ngiye kuzishiramo ariko twaye kugona ngo natwe ngo hari ico turi urigiki ngo natwe hari ico dushoboye ushoboye iki wowe urwara iryinyo rimwe ugifite 30 mazima ukararubona rimwe gusa umusonga w'iryinyo rimwe 30 ari mazima ukararubona siko bisha bimera siko bimera warwara kano kamwe ugifite amani 9 mazima ukazucumbagira ushoboye iki wowe unaniranya amani 9 ushoboye iki ushoboye iki nukuri nimureke ushoboye iki ndabeshe se serumu yakurara mu ijoro rimwe ukamara imyaka 5 ukiyivuga ariko waragize amajoro 70 nta serumu ikurimo ikaguhahamura ngo nubu yambonye abaganga ngo zane ndakubahunga ijoro rimwe mwararanye ushoboye iki umutoza mukuru ni wacu umutoza mukuru aradukunda umutoza mukuru ari kumwe natwe umutoza mukuru azafasha abatoza bato kandi bizabananira kuko ari abantu ibizabananira timutangare bafite umutoza mukuru kandi ushaka kuba umwana w'uwo mutoza dore tozwa n'aba bato nawe uzatoza abandi biri mu kugora muri iki gihe umuntu akavuga ngo agiye kwigisha atarize abandi akigisha ibintu bicuramye ugiye kwigisha abantu urukundo rw'Imana uhereye ku muriro babaye inkwi ugiye kubatwika ugiye kubigisha kubabwira urukundo rw'Imana rukuru umuntu mu byaha utugiye gusha burya hari ibintu biza nyuma njabwira abantu sinakwiga imodoka none ngo ngiye gutangira
faze ya mbere ngubwire ngo ngiye kukwereka aho uzaza wishura konterevasiyo. Konterevasiyo sije gute ko ari ikintu kizaheruka ukambwira uti icyo akora iyo ugize amakosa baraguhana. Umpereye ku bihano ndacize iyo modoka. Ntabwo uri mwarimu. Wibwira abantu umuriro bazi babwira urukundo rw'Imana, bazi babwira ko ari abanyembaraga, bazi ubereka ko Imana yakijije abameze nkabo, bazi babwira ko icyazanye Yesu ari kugira ngo batarimbuka. Na uri kuraje kubatwika ngo numara ubororosa urukundo rw'Imana. Never. Tuvuga ubutumwa mu buryo, dusengere mu buryo, turirimbe mu buryo, dusenge mu buryo, dutekereze mu buryo, tubane mu buryo, dusenge mu buryo, dukorere mu buryo, dutere mu buryo. Yesu adutumye iburyo, tuje mu buryo, dusenge uburyo, dukora uburyo, nimukoma amashi, duhimbaze iburyo kuko Imana ari Imana. Nimureke dusenge dusoze. Urashaka guhindura icyerekezo. Hari ibintu byinshi wasengeye urarira uriyiriza, ariko uyu munsi uhuye n'ijambo rivuga ngo bihindure. Shira mu buryo, shira muri positive, atura ibishoboka, atura ibyiza, atura ku bandi. Nushaka wature ku bataza babikwaturaraho wowe ubibatureho. Niba uhari haguruka dusenge. Haleluya. Oh haleluya. Mana ndaguhimbaje ko waduhaye Yesu, umutoza utabatoza bose, umutoza uri imbere y'aba Petero, umutoza utaba Pawulo, umutoza utaba Dawudi, umutoza utari kaba Daniyeli, umutoza mukuru waduhaye. Ndagushimiye kuko wagize neza. Nsabiye umugisha abatoza bato waduhaye, nsabiye umugisha abatozwa bose baraha. Ureke twumve icyo uvuga, twige kurobera mu kuboko kw'iburyo kugira ngo amahanga atangare. Tubarikiwe na hata watu washangaye babone kugira neza kwawe. Icyubahiro ni icyawe, imbaraga ni izawe, kugira neza ni ukwawe. Ni mu izina rya Yesu Umwami dushimye, amen. Imana ibaduhere umugisha. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziri